nibyo ndabishoboye uretse no guca hejuru y'amazi mfite n'ubushobozi bwo kumaramwe iminsi 3 cyangwa 5 ihembe ryanjye ryaka karondozi. Ikindi mpite ngenda ku nyanja n'amaguru ngende ngere kuri kiriya kizimba nibibana ngombwa nongere ngaruke nkari no mu bwato. Yagiye Bumbashi. Abantu bakababeshya ngo baje kureba mukasa abunda abantu bajya kuri abo bana aragurutse mana. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe mu gushimira cyane utarikora biri mwanya kugira ngo uyikore ujye basha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ne bucece mu gace umwami mbyeshu ima nkokora mu bice bigiye bitandukanye. Ndabemera cyane aho muri mudukurikirana umunsi ku wundi. Nizere ko umeze neza cyane nawe utameze neza ndagukomeje cyane. Imana ikorohereze umunsi yo bitameze neza ejo bibasha kugenda neza. Abari mu bice bigiye bitandukanye mu ngendo zitandukanye mbifurije kugira urugendo ruhire. Abari kudukurikirana bari muri taxi cyangwa akwastere muri kwerekeza mu ntara zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse namwe aho muri hose mbifurije kugubwa neza cyane. Wafunguye iyi video nimba ari ku manywa cyangwa ari nijoro cyane nimugoroba nkwifurije ibihe byiza ukomeza kugubwa neza cyane. Nkaba nibereye mu bice bigiye bitandukanye nibereye ku Kivu aha ngaha ndi ni Nyamasheke. Irwa rugendo mbagenda bashakiramo inkuru zitandukanye hirya no hino kugira ngo mbashe kubanezeza cyangwa mbashe kubagereraho mutajya mugera. Uyu munsi rero nkoreye intro mu mazi nkuko muri kureba ari kunarukira ku nkweto ingone nkururuyemo menya ntago nazaba nkoreye intro mu mazi nkuko muri kubireba. Ariko mbere na mbere reka mbanze suze abadiaspora mwese aho muri rusange aho muri bifurije namwe kugubwa neza cyane. Abamvura muri gukinyarwanda mwese ndabashuje cyane. Amanywa nijoro imvura igwa izuba riva turakora cyane kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Nanone wowe utameze neza mu mutwe ufite stress zitandukanye nyarukira kuri Amazing Beach. Ni Amazing Beach hari byinshi bigiye bitandukanye, ni no stress, hari ifi nziza ndetse hari n'amafu. Bibutse ko naho hari Kivu ni hari kuri brasserie ari hafi y'amashyuza uce kuri Bralirwa kuri Amazing Beach. Hari byinshi bigiye bitandukanye wirira ifi nziza cyane imeze neza wicari mu mazi utuje umeze neza ubundi ukaruhuka mu mutwe ndetse byinshi bigiye bitandukanye. Service zaho ni nziza cyane. Kurikirana iyi video wamagara nimero zihari bakuyobore ubundi wenjoyinge ubundi baravuga ngo no wimye apfa nkuyahuye. Okay, reka no kurondogora cyane ukuntu gahunda rero zimeze ikimagarikishije aha ngaha. Uyu munsi hano hagiye kubera ibitangaza. Murabizi ni Kiroso abantu bajya bavuga ngo se kukimba ntabibwiye muranzi abatanzi cyangwa barebye iyi video bwa mbere ni Kiroso cyangwa bucece mu gace sawa show. Aha ngaha muganga Mukasa yakoze byinshi bigiye bitandukanye agenda akora byinshi bigiye bitandukanye ariko uyu munsi agiye kutwereka igitangaza cyangwa imbaraga ze zidasanzwe. Wagiye kuzitwerekera ku Kivu cyangwa ku mazi kugira ngo babone ko afite imbaraga zidasanzwe itandukaniro ry'abandi bantu n'itandukaniro n'abandi bantu. Izo mbaraga rero agiye kutwereka imbaraga zo kugenda hejuru y'amazi. Imbaraga zo kugenda hejuru y'amazi. Murabyumva mute? Muze gukura kuri iyi video ntimukureho amaso mukomeze muyikandeho. Ariko rero nanone kureba video ntukure subscribe ni ikosa ritari ryiza. Abantu mwe nimba nta shyari nta mutima mubi mujye mukorana subscribe kabisa batarayikora. Noneho rero nkora ku bwanyu ngenda mbaha shows zigiye zitandukanye ku bwanyu kugira ngo mwishime kandi mugubwe neza. Iyo iki gitangaza kigiye kuba Mukasa ngo agiye gukora cyo kugenda ku mazi. Nagira ngo two kuza gukuraho kamera ntago turi buzikureho. Murebe ngo aragenda hejuru y'amazi bafite imbaraga zidasanzwe agenda hejuru y'amazi gutya ayakandagiye. Murabona turi ku Kivu aya na amazi
dore aya ni amazi turi ku Kivu, agiye kugenda hejuru yo ku ngo y'amazi azenguruke kino Kivu ngo yambuke agere muri Kongo, ndetse agiye kuhakorera ibitangaza bitandukanye. Ubwo rero muraza kubikurikirana, iyi video muyikurikirane ukuntu nabaye inkweto zanjye zatose. Murakurikirana iyi video kugira ngo murebe ibyo bitangaza Mukasa agiye gukora. Ubwo ibindi byose nimukureho kamera, chaîne yacu niyo ngiyo ni sawa sawa show, ni show tugomba kugenda tubaziba zigiye zitandukanye. Murabizi rero, reka tugumane ibindi tubibereke. Mukasa rekaze adukorere ibyo bitangaza. Nkuko nari mbibabwiye ko ngiye kuganira na Mukasa, ndetse hari na byinshi agiye kutwereka by'igitangaza agiye gukora. Mukasa muraho neza? Muraho wakana. Jewe murujwe n'abaturage bari bavuga ko ngugendera hejuru y'amazi, kandi n'ubu ngubu ngugiye kugenda. Nagira ngo ubanze tugambere na mbere y'ibindi byose tugwigaze kuri sawa sawa. Muraho neza bantu banje, bavandimwe, banyarwanda ba diaspora, abari muri Amerika, Australia, Uganda, Tanzania, muri Congo, cyane abakurikirana kuri Sawa Show, mwese turabashuhuje, muri amahoro. Hari akavideo kawe nabonye, n'abakurikirana kuri Enoni TV, mujye mukurikirana naho muharebe, kuko hari byinshi nkunda ko byanjye. Hari akavideo kawe nabonye ku mbuga nkoranyambaga uri mugenda hejuru y'amazi. None rero niyo mpamvu nanjye nakomotse Kigali nkaza hano Nyamasheke ku Kivu ngo uhakorera ibitangaza. Hari n'abantu batubwiye ko ugiye kugenda ubu ngubu ufite urugendo ugiye kugenda, kandi ugiye guca hano ngo hejuru y'amazi. Ibyo bintu bitwereka birashoboka? Ndabibabereka birashoboka. Bingi nibyo ndabishoboye, uretse no guca hejuru y'amazi mfite n'ubushobozi bwo kumaramwe iminsi 3 cyangwa 5 ihembe ryanjye ryaka karondozi, ndi kumwe n'ababyeyi, ndi kumwe n'abasogokuru n'abasogokuruza, nibereye mu nyanja, nta kibazo na kimwe mfite. Nje nta bwoba, nta kibazo cy'inyanja ngira. Ibyo ubu nanagiye, ubu tuvugana uretse kugenda twemeye kugiye kugenda, ugiye kujya hagana hehe? Ngiye kujya Rumumbashi. Rumumbashi mu kazi cyangwa ngiye mu kazi, ngiye guhana, ngende umuhannyi. Sinkunda abantu bahemukira abandi, sinkunda abarozi birirwa bagirira abantu nabi, sinkunda abantu bateza abantu amahembe abandi bakateza abazimu, abakaranda abo bose birirwa bohereza abantu imyuka mibi. Ntago mbakunda. Ubu ngiye guhana Rumumbashi kandi ndagiye. Ntabwo nyina baranze, uranyumva sha? Mukasa reka rero twirebera uko ugenda, tugiye gukurikirana ukuntu Mukasa agiye kugenda, ngo agiye kugenda hejuru y'amazi, ahita ngo aguruka ajya gufasha abantu. Rero ibindi reka nze abitwereke, nimukuraho amaso yanyu kuri kamera. Ubu tuvugana yewe ngiye kubikora, ngende ku nyanja n'ibirenge ngenda, mwese mubireba. Kuko nyine hari abantu batajya bemera ibintu ubona, bamwe bakavuga ngo buriya ngo Mukasa ngo arabesha ngo cyangwa ngo ni buraka. Oya, ntabwo bari buraka. Yewe impamvu wenda uretse ko nk'uyu nguyu ntabwo byari na ngombwa ko azana kamera ngo wenda bari no kumfata, ariko nta n'ikibazo kugira ngo namwe mubibone n'isi yose bibone. Ngiye kubareka bamfotore, ikindi mpite ngenda ku nyanja n'amaguru, ngende ngere kuri kiriya kizimba, nibibana ngombwa nongere nguruke ngaruke ntari no mu bwato. Ntabwo ibyo nabikora, jewe ni jewe nyine baranga. Ubu misengenda kanze njye guhana, Rekure kugendera ku mazi. Rekure kugendera ku mazi. Misengenda Bumbashi none Suwe Mukasa, rekure kugendera ku mazi. Ndagiye Bumbashi. Izimbaraga uri gukoresha ni ziba uri gukoresha zo kugenda ku mazi. Ubu misengenda kanze njye guhana. Rekure kugendera ku mazi. Rekure kugendera ku mazi. Misengenda Bumbashi none ndagiye Bumbashi.
abana birirwa bacumbikira bajya kunywa amakuru hirya no hino abantu bakababeshya ngo baje kureba mukasa abundi abantu bakajya guca kuri abo bana gutyo Biswe aragurutse mana yanjye agiye aragiye ye baba we babana bafite ibigini koko bikaze bakunzi basaba rero giye inkuru nyishoje aha ngaha ibigini bya bitanantwa no mu kivu cyangwa ugasana namukurikiye nguyemo ciao